Amamiliyari y'abantu ku isi bemera Yesu, ariko ni bake bafite amakuru arambuye ku birebana n'umwirondoro we nyakuri. Kuri benshi hagenerwa ku bitekerezo byo muri Bibiliya cyangwa inkuru zagiye zihererekanwa mu magambo. Amadini y'Abaporotesitanti mu kinyejana cya 19 yamamaje iryo zina, kandi hatangira kubaho ihiganwa rijyanye no kumenya idini ryigisha Yesu neza. Abaporotestanti ntibabyemeranyeho na Kiliziya Gatolika n'Abayisilamu, kandi aya madini yose 90% yemeza ko abahamya ba Yehova batemera kandi batizera Yesu. Ukuri ni ukuhe? Ese Yesu abahamya ba Yehova bigisha yabakomeye kuruta Yesu wigishwa mu madini y'abarokore n'abandi bakristo? Nkwaye ikaze. Abayoboke b'amadini menshi bakunda kurega abahamya ba Yehova ibirego byinshi. Ubundi abahamya ba Yehova ni abakristo koko cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Reka tubivugeho mu kanya gato, nturambirwe, guma ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Mu biganiro byacu twibanda ku mateka, siyanse, ikoranabuhanga n'ubundi bushakashatsi. Kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyeho ikindi kiganiro kigiye kikugeraho mu buryo bwihuse. Ukore like, nyuma ujye muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo, kuko kenshi tujya dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Ikaze. Yesu ni umwe mu bantu bakomeye babayeho ku isi kandi bazwi cyane kuruta undi muntu uwo ari we wese ku isi. Avugwa mu nyandiko nyinshi kuruta undi muntu uwo ari we wese ku isi, kandi we muntu ufite abayoboke benshi ku isi kuruta undi muntu uwo ari we wese. Byagenze gute kugira ngo hinduke icyamamare? Ese yabayeho koko cyangwa ni umuntu w'umuhimbano nk'abandi bavuga mu migani y'ibihugu byinshi? Mu kinyejana cya mbere, umwanditsi w'amateka Joseph yavuze ko mu gihe cya Yesu uvugwa muri Bibiliya hariho abandi bantu benshi bari bakomeye bitwaga Yesu. Igitabo The Jewish Encyclopedia kivuga ko Mesiya wamenyekanye cyane ari uwitwa Bar Kokiba wabaye mu mwaka w'132, kikavuga uwitwa Moise w'i Crete wemeje ko azakuraho inyanja iri hagati ya Crete na Palestine. Hakavugwa undi Mesiya witwa Serenus wadutse maze yobya abayahudi benshi babaga muri Espagne. Igitabo The Jewish Encyclopedia umubumbe wa 10 ku ipaji ya 152 kugeza ku ipaji ya 155 kivuga amateka ba Mesiya nibura 28 babayeho kuva mu mwaka w'132 kugeza mu mwaka w'1744. Kandi ntibitangaje kuba Kristo kuko Yesu bizera yari yarahanuye ko hari kuzaduka abantu benshi bamwiyitirira kandi bagakora ibitangaza byinshi bagamije kuyobya abantu. Icyakora bitewe naho wabyirukiye n'imyizerere wasanze mu gace k'iwanyu, ushobora gutekereza ko Yesu n'ubukristo bumwitirirwa ko ari byo bifite abayoboke benshi ku isi, ariko si byo, kuko amadini y'Abashinto, Abahindu n'Abayisilamu nibo bafite abayoboke benshi ku isi kuruta abakristo. Ku isi imibare igaragaza ko abakristo ari miliyari 2 na miliyoni 400, Isilamu ikagira abayoboke miliyari 2, Abahindu ni miliyari 1 na miliyoni 200, Ababuda ni miliyoni 500, Abashinto ni miliyoni 100, Abayahudi ni miliyoni 30, hakabarurwa abatagira idini babarurwa muri miliyari 1. Ariko ikibazo cyacu ni cya kindi: abahamya ba Yehova bemera Yesu kandi baramwizera, cyangwa uwo bizera si w'abandi bakristo bizera? Impaka zo kumenya niba bamwizera cyangwa niba batamwemera zikomoka he kandi zishingiye kuki? None se igitekerezo cy'uko abahamya ba Yehova batizera Yesu cyavuye he? None se bo baracyemera cyangwa ahubwo uko bizera Yesu nuko bamufata nibyo bituma bafatwa nk'abatamwizera? Bo babivugaho iki? Bavuga ko bizera Yesu kandi ko bamwemera. None se byaba biri mu magambo ariko bitari mu bikorwa? Byaba ari amagambo yabo se kandi bitabari ku mutima? Cyangwa Yesu bizera si w'abandi bakristo bizera? Reka twifashe inyandiko zabo maze tuvuge no ku mico n'imyifatire n'imyizerere yabo. Dore ibintu bitatu bidufasha kubona amakuru meza. Inkuru icapye Tracte bakwirakwije mu mwaka w'1947 ivuga ngo abahamya ba Yehova bizera iki? Ku ipaji yayo ya mbere igira iti: nubwo bamwe badushinza ko tutari abakristo koko, ibyo si byo rwose. Dushyigikira twimaze inyuma amagambo ya Petero ahamya ibya Yesu ngo nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina abantu bahawe munsi y'ijuru tugomba gukirizwamo. Aha berekezaga kubivugwa mu Byakozwe igice cya 4 umurongo wa 12. Icya kabiri, umunara w'umurinzi, ikinyamakuru bandika kandi kigakwirakwizwa mu ndimi zibarwa mu magana kuva mu mwaka w'1879. Ku ipaji yawo ya kabiri hagira hati: intego y'iyi gazeti y'umunara w'umurinzi niyo gusingiza Yehova Imana, we mutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi. Ihumuriza abantu bagezaho ubutumwa bwiza buvuga ko vubaho ubwami bw'Imana aribwo butegetsi nyakuri bwo mu ijuru buzavanaho ibi byose kandi bugahindura isi paradizo. Itera abantu inkunga yo kwizera Yesu Kristo wadupfiriye kugira ngo tuzabone ubuzima bw'iteka. Muri iki gihe Yesu Kristo arategeka, akaba ari umwami w'ubwami bw'Imana. Iyi gazeti yatangiye kwandikwa mu mwaka w'1879 kandi ivanga muri politiki, ishingiye kuri Bibiliya kandi igendera ku buyobozi bwayo. Nk'uko iki gitekerezo kibigaragaza, igazeti y'umunara w'umurinzi bandika kuva mu mwaka w'1879 igaragaza ko intego yayo yibanze ari ugusingiza ubwami bw'Imana buyobowe na Yesu Kristo. Ibyo bivuze ko bemera Yesu. Indi gihamya ikomeye yemeza ko bizera Yesu uvugwa muri Bibiliya ni ibibazo yozwa abantu bagiye kubatizwa kandi bakabasaba ko babisubiriza mu ruhame mu gihe cy'amakoraniro yabo.
kimwe kigira kiti: ese wihannye ibyaha byawe, wiyegura Yehova kandi wemera ko Yesu Kristo ari we Imana yakoresheje kugira ngo uzabone agakiza? Iyo biteguye kubatizwa basubije bati yego, baba batangarije mu ruhame ko incungu yatanzwe na Yesu bayemera bakanayizera. Byumvikana neza ko utizera Yesu kandi ngo bamwemere nk'umukiza ntabwo yabatizwa mu idini ryabo. Dore uko bamufata muri rusange: bemera ko Yesu ari umwana w'Imana kandi bakemera igitambo cy'incungu yatanze, amasengesho yo bayanyuza mu izina rya Yesu, inyigisho y'ubwami bw'Imana bakunda kwigisha igaragaza ko baha agaciro kenshi Yesu kuko bavuga ko ari we mwami Imana yashyizeho ngo azavaneho ibibi byose Satani yateje abantu kuruta uko andi madini abigenza. Kimwe na Yesu, mu nyigisho zabo bibanda ku kwezwa kw'izina ry'Imana n'ubwami bwayo. Ikindi, mu bitabo byabo bavuga ko Yesu yicishije bugufi, avuga ko asa muruta kandi yemera ko izina rya se rishyirwa hejuru kuruta irye. Yesu yagize ati: munezezwe nuko ngiye kwa Data kuko Data nduta. Ibyo bivugwa muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 30. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 agira hati: nubwo yari ameze nk'Imana ntiyigeze anatekereza ibyo kwigereranya n'Imana ngo yumve ko angana nayo. Ushobora kubona amakuru arambuye usomye igitabo banditse kandi bakagisohora muri 2014 gifite umutwe uvuga ngo ubwami bw'Imana burategeka, kandi kubirebana n'ingisho n'amateka yabo wasoma ikindi gitabo banditse kigasohoka mu mwaka wa 1991 cyitwa Abahamya ba Yehova n'ababwiriza b'ubwami bw'Imana, kandi ibyo bitabo byose biboneka ku rubuga rwabo rwa www.jawa.org. Uru ni urubuga rwa mbere ku isi ruboneka mu ndimi nyinshi. Birashoboka ko impamvu abantu bakeka ko abahamya bava batemera Yesu ari urwikekwe cyangwa bigaterwa nuko bita Imana Yehova kandi bagakunda kubwira abantu iby'izina rya Yehova kuruta uko bigisha ibijyanye n'izina rya Yesu. Kandi abantu bigishijwe inyigisho y'ubutatu ntabwo ibitekerezo byabo byahura n'iby'abahamya ba Yehova kuko bemera ko Yehova aruta Yesu, mu gihe andi madini ya Gikristo yo yemera ko Imana ari ubutatu. None se kuki bitwa abahamya ba Yehova kwitwa abahamya ba Yesu? None se abahamya ba Yehova ni abakristo koko? Kuganira nabo byagufasha kumenya uko babona Yesu kandi ko bamwizera bikomeye, kandi gusoma ibitabo byabo byagufasha kubona uko bafata Yesu aho kugendera ku by'ababanga n'abarwanya babavugaho. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo, kandi bomva ingingo hari undi yagirira akamaro ukoreshe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabashimiye.